murabibona rero nk'uko bisanzwe kuri Chapelle Kagarama ku mutambagiro mubona neza cyane bazenguruka ku kibuga cyo kuri Chapelle Kagarama. Chapelle murayibona neza hiri hino yaho gato hari ikibuga. Izi ni intumwa z'urugamba kuri Chapelle Kagarama zifite ingabire yo gusabira abarwayi b'indwara z'amayobera. Uyu akaba ari umunsi nyirizina wo bahura bagasangira. Uyu ni umunsi wo gusangira nk'uko mubona umutambagiro mwanabibonye mbere. Umunsi wo gusangira kuri Chapelle, aho rwose bicara hamwe bagasangira ibyishimo, bagasangira ibyo bafite, bakanezerwa cyane. Uyu mutambagiro rero nyuma yawo nk'uko mwakomeje kubikurikira, nyuma yaho gahunda tukaza kuba tuzibagezaho kundi ko zikurikirana uyu munsi. Nk'uko bisanzwe ni umusaza UWY ubaberaho mutari ibihabera bibagezaho 100% nk'aho muhibereye. Reka mu kanya nyuma y'umutambagiro
tuze kuba tubagezaho ibindi biza kuba bikurikiraho. Reka mbabwire ngo icyo musabwa ni ugukora subscribe, kwandikamo urukundo Chapelle Kagarama, ubundi rwose ibihabera byose mukabigezwaho nk'uko bisanzwe. Ni umusaza UWY Triple A uhababera akabagezaho ibihabera byose nk'aho muhibereye. Yezu uri mu hostiya uko mubona ahagaze rwose. Yezu mu hostiya. Yezu uri mu hostiya uko bahagaze ahangaha, baba barimo bareba ibitangaza mu zuba ho rwose ubonamo hostiya. Ku batabizi ni igihe ni ukarisitiya ariko itarasabirwa umugisha, itaraba ikarisitiya aba ari hostiya. Bamwe muri mubona amaraso, abandi murabona igishura cy'ubururu cy'umubyeyi Bikira Mariya, abandi murabona ukarisitiya, abandi murabona izuba ryikaraga cyangwa ribyina, abandi murabona ibara ry'umuhondo rya kiliziya. Kiliziya ni iya Yezu. Kiliziya ya Yezu ni akabando k'urugendo. Itangaza rwose. Hejuru iyo bitegereje neza babona ibitangaza nk'uko barimo babivuga. Ari kumeneka mu isi ku ruhande rw'igishura cy'ubururu cy'umubyeyi Bikira Mariya. Kristo Yezu akuzwe. Abandi muragumya mubone ibara ry'umuhondo, rya Kiliziya y'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Buri wese arabona ibye. Muze dushengerere, muze dushengerere, Yezu yaratsinze, muze baje gukora ikirero, baje kubyinira Imana. Aba bose mubona mu kanya bakoraga umutambagiro mutagatifu, ariko urabona ko bahagaze buri wese abona ibitangaza bye. Harabona hostiya, harabona amaraso inyuma asa nk'aho agose izuba. Buri wese arimo arabona ibyo nk'uko mwabyumvise kandi biba bifite icyo bisobanuye. Aba rero murimo mubona rwose barimo babona ibitangaza mu zuba bitandukanye. Aba bose ubona neza cyane, buri muntu arabasha kubona ibye. Murabona ni benshi cyane baturitse imihanda n'imihanda baje ku munsi wo gusangira, ariko barimo barareba ibitangaza bitandukanye mu zuba nk'uko mwakomeje mubitangarizwa. Ibi mubona birambitse hano, ibintu baba bitwaje bitandukanye bagiye gusangira mu kanya. Ibintu bitandukanye biribwa, ibinyobwa baba bazanye mu rwego rwo gusangira hamwe. Baba bageze igihe rwose bagakora umunsi mukuru bakishima cyane bagasangira. Ibi ni byo bakuzinduye uno munsi tariki ya gatanu Ugushyingo mu mwaka w'ibihumbi
2023 umunsi w'umusangiro kuri Chapelle Kagarama. Uwo mubona ubarangaje imbere urimo utera indirimbo akaba ari Mama Bihayi. Mama Bihayi zina menshi yagiye yanyuzemo neza cyane. aduhaye kukumenya mu rukundo rwawe, niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma, ntacyo naboreye mu maboko yawe. Nyuma niyo mpamvu ngutambira nivuye inyuma. Zina basaba ngo munyeganyegaho muri hose. Uyu ni umunsi w'ibyishimo, munyeganyeraho muri jewe umunsi udasanzwe wo gusangira, bagasangira amafunguro ndetse bagasangira n'ibyishimo. Abo ni abakurisha Chapelle Kagarama kuri uyu munsi tariki ya 5 Ugushyingo umwaka n'uwa 2023, umunsi udasanzwe aho intumwa z'urugamba zisengera kuri Chapelle Kagarama ziba zaje rwose ku munsi wo gusangira, bagasangira ibyo bafite ndetse n'ibyishimo birumvikana. Umunsi udasanzwe uba wateguwe mu bihe bibaranga kuri Chapelle Kagarama. Ababona neza inkumi nziza no zitamba rwose, murazibona neza cyane, n'abakecuru beza cyane bashyizemo urugori barimo batamba byiza cyane. Yewe abo nta bandi, ibi byishimo ntibipfa kubaho nta handi. Gahunda nk'iyi ipfa kuba, ibi tubisanga kuri Chapelle Kagarama. Ibi ni bimwe mu byo bazanye murebanga bari buze gusangira mu kanya babitwaje. Umunsi wo gusangira rwose, bagasangira ibifungurwa, ibyo kurya ndetse bagasangira n'ibyishimo n'umunezero. Aho kuri Chapelle Kagarama, dore ko ubuzima bwabo nk'ubwo kundi mubumbe nta handi wabisanga muri iyi si ya Nyagasani. Gahunda zihabera ni ibintu bidasanzwe n'umwihariko wabo. Muzagenda mukomeza mubikurikira mu mavideo atandukanye. Nta kindi musabwa ni ugukora subscribe, ukandika Burukundo Chapelle Kagarama, ugakora subscribe, ugatera comment, share ndetse na like, ukabisangiza abandi. Ukoze share wanabikunda rwose ugakanda kuri like, ubundi ibihabera ukabisangiza isi yose, dore ko bafite ingabire yo gusabira isi yose nta kurobanura uruhu igihugu cyangwa se
n'ibindi ibyo ari byo byose. Umwihariko udasanzwe cyane, tariki 5 Ugushyingo 2023, umunsi rwose udasanzwe uba wateguwe neza cyane, bakaza gusangira amafunguro ndetse n'ibyishimo. Murababona ko ni imbaga nini cyane. Pere Kagarama, murababona ko ni imbaga nini cyane nk'uko twababwiye. Gahunda zihabera nta handi wazibona kuri iyi si. Umusaza UWY Triple A nawe akazibagezaho 100% nkaho muhibereye. Umusaza UWY Triple A, icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, wandika Urukundo Pere Kagarama, ubundi kuri YouTube channel ukabisangiza abandi binyuze muri share, ukagira icyo bivugaho binyuze muri comment, wabikunda ugakanda like, ubundi ukaba utanze umusanzu wawe rwose mu gusangiza abandi ibyiza ibitangaza bibera kuri Pere Kagarama. Yewe murababona cyane, yewe Pere Kagarama, bana basaza, abantu batandukanye, bose kuva impande n'impande baba babukereye n'akanyamuneza kenshi cyane, batambira umwami Yezu na Bikira Mariya, babatambira neza cyane, akanyamuneza kenshi, ibyishimo by'abasaza. Reka izindi gahunda tuze kuba tuzibagezaho mu mavideo cyangwa se mu kanya kari buze. Icyo usabwa ni ukugumisaho urushinge. Abana mureba, abana batambira Yezu na Bikira Mariya. Murababona abana bakurikiye umubyeyi n'abana be, mubabona neza cyane. Abana bagenda begera umubyeyi, murababona neza cyane. Reka turebe se n'iki kigiye gukurikiraho. Mbona umubyeyi bihaye arimo abwira abana ati mujye ku ruziga, arimo abashyira ku ruziga. Ntabwo tuzi icyo tugiye kubona, ntabwo tuzi icyo turi bugezeho ikigiye gukurikiraho. Nyuma y'uko umubyeyi abashyize ku ruziga, ntabwo tuzi agakino bagiye gukina. Nababwiye ngo icyo musabwa nta kindi ni ukugumishaho urushinge, ubundi mukirebera ibihabera byose nk'aho muhibereye 100%. Dore ko umusaza UWY Triple A aba yahababereye. Reka turebe nyuma yo kuba abana bagiye ku ruziga, ese hagiye gukurikiraho iki? Ikigiye gukurikiraho nicyo tugiye kubasha kuba twareba. Ndabizi mufite amatsiko nk'ayo mfite, ntabwo mwabura kuyagira, ariko mu kanya gato cyane wowe umeze nkanjye ufite amatsiko, uraza kuba ayo matsiko wayashize, kuko nyuma yo guhagarara neza gutya bateganye umwe ku wundi, turaje turebe neza ikigiye gukurikiraho.
nababwiye ngo icyo usabwa nta kindi, wowe ufite amatsiko nkanjye komeza ukurikire videwo yose uko yatangiye udacitse intege uze kuyirangiza, kuko nutayirangiza wayitangiye ntabwo ubasha kumenya ubutumwa burimo cyangwa icyaba kigamijwe nyamukuru. Nk'uko amatsiko ufite kugira ngo ashire, birashoboka ko waba udafite umwanya, ariko hagarika ino video ukaza kureba witonze ndetse ukanadawunilodinga, ariko ukaza kuba wayisoza. Iyi video rwose utayisoje ubutumwa nyirizina byakugora kuza kubasha kubumenya. Nta kindi rero, nimukurikirane nicyo kiba cyatuzinduye rwose. Byose tugomba kubibagezaho uko byakabaye, mubona hakurya abandi ku ruziga, abakuru rwose, dore ko abana ari bo babaye bagiye imbere, ariko murabona neza ko hakurya no hakuno rwose imbaga y'abantu benshi bakoranye, bari mu makanzu meza cyane y'umweru, basa neza n'abamarayika cyane. Ureba neza ukavuga uti koko aba ni abantu bakwiye ijuru nduritanga, sinabura kuribaha nkurikije uko basa. Nubwo ntareba mu mitima yabo, nahamya ntashidikanya ko no mu mitima yabo bimeze neza, kuko umuryango cyangwa itsinda ryishima ku isi hano nta kindi kibahuje uretse gusenga, uretse ari gahunda za Nyagasani, nta handi. Basaba ngo nimwikurikirire uko umunsi uza kugenda. Bana bacinya akadiho mu mbaraga za cana, nk'uko mubareba baracinya akadiho uko babishoboye mu mbaraga za cana. Bana ba Yezu na Bikira Mariya mu mbaraga rwose zabo barimo baracinya akadiho biringaniye, babona neza cyane mu rwego rwabo, nta kuba batagize ngo nabo babukere babasha kwitabira uyu munsi rwose udasanzwe, munsi w'ababyeyi babo, bakuru babo na ba mukecuru na ba sogokuru ba muzehe bose. Yewe byiza cyane hano mu kibuga cyo kuri Sapere Kagera, mubibona neza Sapere aho yubatse. Yewe bakuru babo nabo rwose baje gutaramana nabo, kandi bakuru nabo baza gake gake nyuma y'abana, baza batarama neza cyane. Umunsi wo gutarama tukishima tugasangira, babona neza cyane. tekinike zitandukanye muntu wanjye, buri umwe yerekana tekinike ze hano. Tekinike buri umwe na tekinike ze, buri muntu abyina n'udukoryo twe, nta tekinike zihariye bagenzi banjye. Bimeze bite tekinike buri umwe na tekinike ze cyane. Yewe ngo bimeze bite tekinike
tekinike tekinike kwa bwenge yewe tekinike uwo nta wundi ni muzehe bwenge muntu wanjye wowe utamuzi ni umusaza urangwa n'udukoryo twinshi cyane bwenge muramubona neza cyane ubwenge bwe rwose aho buva ntituhazi umusaza usazanye udukoryo uwo ni bwenge mumubona neza cyane uyazwi ku izina rya Sandara umukobwa wa Yezu na Bikira Mariya ufite impano yo gutera indirimbo mwakomeje kumva indirimbo nyinshi nk'iyi Sandara rwose ufite impano yo gutera indirimbo yewe turagira muri tekinike cyane uyu yitwa Serina arimo agaragaza tekinike kwa Serina mama rwose muramubona na tekinike ibyinshi biba byamurenze aba ni abanyadukoryo murimo mureba cyane yewe
tuba twisubikiye aha ngaha tubararikira gukurikira video ikurikiyeho cyane video ya kabiri nyuma